Yesu ashimwe cyane. Turabashubuje aho muri hose mukurikirana True Salvation TV, umwemana w'umugisha. Ndi muri gahunda y'ubuzima mu muryango, aho tureba ibintu bitandukanye byafasha umuryango. Ko Imana iduhamagara kugira umuryango mwiza. Imana nicyo ishaka ko buri wese nicyo yifuza. Imana rero umuntu yifuje ko umuntu yaba mu muryango muzima. Imana rero ikunda umuryango cyane, ko umuryango ni projet y'Imana, ntabwo ari projet y'umuntu. Niyo mpamvu rero dukomeje kubabwira, kubafasha ibintu byose bishobora gutuma uwo muryango umera neza. Kabone niyo urwo rugo rwaba rurembye, rwaba runaniwe, rwaba rugeze habi, ariko twizera imbaraga z'Imana zihindura, twizera amaboko akomeye y'Imana ahindura ibintu byose byananiranye, ibintu byose bisa nkaho bidafite ishusho, ibintu bisa nkaho byose binaniwe. Imana igihe umurongo ikabiha ubuzima. Rero Imana ibaha umugisha mwinshi cyane, kandi biteho ijye barwanira kandi baha imbaraga ibabashisha ibyo mwe mutashobora. Tugiye kuvuga ibintu bitanu byatuma urugo rwawe ruba rubi niyo waba warashakanye n'inyangamugayo. Yesu ashimwe. Aha iyo turi kuvuga ku bijyanye n'ingo, hari igihe tuba ingo muri rusange ziratandukana. Twari tuvuga ko urugo rurakura, hari urugo ruva mu myaka 3, umwaka wa mbere, imyaka 5, imyaka 10, 15. Rero iyo dutanga izi nyigisho, ushobora kuvuga ngo izi ngizi sinde interest, ariko abantu uzikeneye cyane, zigifitiye ukeneye kubimenya ukijya mu rushako, uvuga ngo ibintu nari mbikeneye kubyumva, ndabishaka. Amagambo yose avugirwa mu buzima mu muryango yose afite agaciro, afite umumaro cyane, kuko hari umuntu ukeneye kubyumva, hari umuntu ushaka kumva ikintu cyamufasha. Hari n'umuntu ushobora kujya mu rugo akarangara, agahura n'ibibazo bitandukanye byatewe nawe. Rero iyo tuvuga aya magambo yose no kugira ngo tubungabunge ingo zibe nziza, ari abagishaka, ari abakizigeramo, ari abazimazemo igihe, ari abazisaziyemo, ariko byose bifatanyiriza hamwe kubaka umuryango. Ibintu bitanu byatuma urugo rwawe ruba rubi niyo warashakanye n'umuntu w'inyangamugayo, nubwo washakanye n'umuntu muzima. Ibintu rero utabyitayeho, urugo rwawe rushobora kuba rubi kandi uwo muntu ari mwiza. Icyambere ni ukudaha agaciro kuri kumwe n'umuntu w'inyangamugayo, kutabiha agaciro. Ari igihe umuntu adaha agaciro ubunyangamugayo bw'umuntu, adaha agaciro ibyiza by'uwo bashakanye, adaha agaciro ibyiza mubonaho, agashaka guhora amugereranya iteka, ahora agereranya umugabo we n'abandi, agagereranya uwo bashakanye akamugereranya n'abandi, agahora urugo rwe arugereranya n'urw'abandi. Igihe cyose uzahora ugereranya urugo rw'uwo mwashakanye ukamugereranya n'abandi, urugo rwawe ugahora urugereranya n'urwo kwa kanaka, kurangiza ko zitubakwa kimwe, igihe cyose uzahora ubigereranya, ikintu cya mbere kizatuma urugo rwawe rutaba rwiza, rutaryoha. Ntabwo unyuzwe, ntabwo uri gushima ibyiza biri kuba mwashakanye, ntabwo uri muraha agaciro ubunyangamugayo bw'uwo mwashakanye. Mu gihe rero utabyitaho, mu gihe ufite umutima wo kumfatanyizwa, wo udahora ureba ko hari ibyiza biri kuri mugenzi wawe ngo ubihe agaciro, ugahora uhora umukompara, wumva hari ibindi wari ukeneye, wumva hari ibindi washakaga, wumva ukompara tikanaka niba washatse neza, guhora wumva ushaka. Iyo komparezo ntabwo ari nziza mu rushako, komparezo ntabwo ari nziza mu bashakanye, ndayibabujije, ntabwo ari nziza. Komparezo ntabwo ari nziza mu bantu bashakanye. Byumva ko Imana yaguhaye ari wowe akwiriye, ni wowe umukwiriye. Imana yaguhaye umuntu ugukwiriye. Ijambo ry'Imana atubwira ngo Imana irema umuntu ngo isinzirize umugabo, iramusinziriza ngo imukuramo umugore. Yamukuyemo ifata igufa irikoramo umugore. Amurebye aravuga ngo, Imana amurebye aravuga ati mbega umugore ukuntu ari mwiza. Imana avuga ngo tumuremere umufasha umukwiriye. Imana igiremera umuntu umufasha umukwiriye. Imana igikureba ikakuremera umufasha, umuntu mubana. Imana yabonye ko ari we wawe, wishaka rero gukompara, ahubwo ha agaciro ibyiza biri muri we. Kudaha agaciro rero kuri kumwe n'umuntu w'inyangamugayo. Ikindi cya kabiri, gukomeza gukora amakosa wakoraga mbere. Gukomeza ukora amakosa wakoraga mbere ntabwo ari byiza. Iyo washatse ugakomeza gukora ibintu byo wishakiye, ukajya uvangavanga ibyiza,
ukavanga ibyiza ukayivanga ibyiza n'ibibi, ibintu byose uko wamye ukora ugakomeza. Umuntu agomba guhinduka, hari ibintu ugomba guhindura iyo wagiye mu rushako, iyo wubatse hari ibintu ugomba guhinduka, wanze ukunze ugomba guhinduka, ibintu ugomba guhindura. Ntabwo ukomeze uko witwaraga, ukomeze witwara uko niba waragendaga mu bigare uwo mwashakanye atabikunda ugakomeza ukabigenderamo, ukaba uri umuntu wikundira gutaha amajoro ugakomeza ugataha ijoro kumva birakunejeje kandi warashatse. Hajya ushobora gushaka umuntu afite ubunyangamugayo ukamuremerera, akaba ari umuntu mwiza ariko ukamuremerera. Rero ndikubwira ibintu byatuma urugo rubiha, nubwo waba ufite abana n'umuntu muzima, ugakomeza gukora ibintu wakomezaga gukora, ugakomeza ukabikora, ukomeza kumva nta kintu bigutwaye, kandi wahinduye sitati, wahinduye ibintu byarahindutse, wahinduye ubuzima. Ntabwo ukomeza kwifata kwitwara uko wishakiye ngo nuko mbana umuntu w'amahoro, ugakomeza ukamuremera. Mfite umugabo umwana mwiza, mfite umugabo utagorana, nta bintu yita, ugakomeza ukamuremera ukora ibintu wishakiye nk'ibyo wakomeza gukora. Ntabwo ari byiza. Ugomba guhinduka, ugahinduka, ukabaza uko zubakwa, ukabaza. Ugomba kumenya buri ikintu cyose gifite uko gikorwa, ingo zifite uko zibaho, hari amasomo, hari inyigisho zijyanye n'abashakanye. Ntabwo umuntu aba mu buzima uko yishakiye. Ubuzima bwahindutse, ababiri baba bahindutse umwe. Wabaye uri ukora ibyo wishakiye, ariko mwabaye babiri, ugomba kuzana, ugomba kugira itandukaniro. Ushatse akunda iki, ateye gute, yanga iki, ushatse ugomba kubura umuntu ubasha kumenya imiterere ya mugenzi wawe. Ntabwo ugomeza gukora ntabwo ugomba gukora ibintu wamye ukora, ntabwo ukomeza kuba uko wamye wishakiye, ntabwo ukomeza kuba uko wamye wari umeze, ntabwo ushobora gukomeza kubaho uko ubyumva. Oya, ntabwo bibaho. Icyo ni icya kabiri. Kutaganira ku bijyanye n'urugo rwanyu ni icya gatatu tugiye kuvuga. Icya gatatu ni ukutaganira ku bijyanye n'urugo rwanyu. Igihe cyose mu rushako communication ibuze, igihe muticaye ngo muganire, igihe cyose mu rushako hatabayo kuganira ngo mwicare mugirane igihe cyo kuganira ku bijyanye n'urugo rwanyu, iki kintu cyo ni ikintu cy'ingenzi gikomeye mu bashakanye. Ni ikintu cy'ingenzi gikomeye kuganira ku by'urugo rwanyu, mukicara mugafata umwanya mukaganira. Urugo rudafite kino kintu, rutubatse ikintu cyo kuganira, mutagirana igihe umuganire ku bibazo byanyu, urugo ruba rwubakiye ku musenyi, ruba rubeshya, muba muri kubeshyana. Kuko icyiza cyo gushakana kwanyu, icyiza cyo kuganira, murebera hamwe ibibazo byose mukabikemurira hamwe, mushyira hamwe uko mugenda muhuza, hari ikintu bigenda byubaka, ubushuti, guhuza, gushyira hamwe, gukorera hamwe. Atari ukuvuga ngo buri muntu wese atekereje ikintu aragikoze, buri wese ataza ngo njye numva nakora iki, nkaho uri umusiribateri, nkaho utashatse. Watekereza kugura ikintu ugahita ukigura utagishije inama wo mwashakanye, ikintu ukajya ubaho ukora ibintu wishakiye warashatse. Ushobora kubangamira umuntu nubwo aba ari mwiza, nubwo ari umunyamahoro wamubangamira. Ikintu cyose muba mugomba kukiganiraho, mukakivuganaho, mukagishakira umuti hamwe, ibyishimo mukabisangira, n'ibibazo mukabisangira, mugashyira hamwe. Ababiri barutumwe, mugakemura ibibazo hamwe. Ababiri barutumwe, ntabwo umuntu abaho uko yumva yishakiye, ntabwo byakunda. Iterambere rigerwaho iyo kuganira guhari hagati y'abashakanye. Iyo kutaganira kw'abashakanye ntaho urugo rugera, ntaho rwagera. Mukeneye guhura mukaganira, umuntu akamenya ibyo umugenzi we yanga, akamenya n'ibyo akunda, mukagenda muhuza ibitekerezo mu buryo bw'amarangamutima, mu buryo bwa communication, iterambere ryanyu, mu buryo bwa finance, mukaganira muri buri kintu cyose. Ntabwo mushobora ku iterambere mutahuje ibitekerezo, mutagiranye umwanya wo guhura. Mumeze hagati yawe naho harimo igikuta, buri wese bakora ibye n'undi abayeho, buri wese abayeho uko yumva, buri wese abagenda mu nzira yishakiye. Nubwo washatse umuntu mwiza, mudafitanye igihe cyo kuganira, iki ni ikintu kibi cyane, ni ikimungu mu rushako. Mugomba kuba muhuza, mugirana time. Ndavuga n'umupapa wese udukurikirana cyangwa n'umumama, umuntu wese washatse unkurikirana,
ukeneye kugira time n'uwo mwashakanye kugira ngo mugire aho muhuriza muri buri kimwe cyose. Nibwo urugo ruzaryoha, nibwo urugo ruzaba rufite ubuzima, kubera ko ntabwo uzaba uri nyamwigendaho, murasharinga ibintu byose kandi byubaka ikindi kintu. Mukeneye partnership we no mwashakanye. Icyakane kwigira umuntu udafite ikintu yitaho, utagize icyo yitaho, kuba wumva kubaho nta kintu witayeho. Umwuka wa careless hano umenagurwe mu izina rya Yesu. Mu bashakanye buri muntu wese agomba kugira ibyo yitaho. Ntabwo ugomba kuba ari ibintu utitayeho kandi ugomba kubwitaho kugira ngo urugo rugende neza. Igihe cyose umwe mu bashakanye yitabwaho, reka wenda tuvuge umugore bamwitaho, baramutetesha, bamuha ikintu cyose akeneye, umugabo nta kintu adakora ngo akunezeze, akagerageza kugukunda, akakugerageza mu kintu cyose, akagerageza uko ashoboye ngo akunezeze, undi akabifata nk'ibisanzwe kumva nta birenze, agahora agerageza gukora ikintu cyakunezeza. Cyangwa se wa mugabo umugore agakomeza ahirimbana, ahora ashaka ikintu cyanezeza umugabo ntabyiteho, akigira nkaho ari bisanzwe, ukumva ngo ni inshingano ze yagomba kubikora. Ikintu cyose mugenzi wawe agukoreye cyiza ugomba kugiha agaciro, ugomba kugiha agaciro ukacyitaho. Igihe cyose utacyitayeho, igihe cyose wumva ko ari bisanzwe, ntabwo ikintu ari cyiza, kubera ko utacyitaho bigenda bisubira inyuma muri we, bigenda bisubira inyuma, agasigara yumva nta mpamvu yo kubikora, ntabwo abishimirwa, nta n'agaciro bihabwa, akumva bigatangira bigenda muri we bigabanuka, bigenda rero bigenda bituma urugo rubiha, iyo utitaye ku kintu wagombaga kwitaho bituma urugo rubiha. Rero ntimube abantu badafite icyo bitayeho, buri kintu cyose mukitaho mu rushako kugira ngo mugire urugo rwiza, kugira ngo tugire ingo nziza, kugira ngo tugire ingo zifite ubuzima. Yitaho akantu gato kose mugenzi wakora ugaha agaciro. Ahangaha hari igihe mbavugana n'umuntu urugo rwe wenda runaniwe, rurwaye, umuntu yumva bihiwe n'urugo, rimwe rimwe ukavuga ati se ko tubwira ngo tuganire kandi n'uwo twashakanye atatuma ko tuganira. Ahangaha navuga ngo ukomere, ariko twizeye imbaraga z'Imana zihindura ibintu. Mbabwira ngo dukomeze twikomeze ku Mana, dusenge, ibintu byose bitari ku murongo iyo wasenze Imana igenda ibishyira ku murongo. Imana yasanga uwo mwashakanye ikamubwira wowe utiriwe umubwira. Icyiza cy'Imana, Imana iravuga, igiganiriza abantu atari uko wamubwiye, umwuka wera w'Imana akamuganiriza. Iyo ukomeza usengera urushako rwawe, ukomeza usengera urugo rwawe, Imana ari ibintu igenda yo yonyine yikorera utabigizemo, ikabyikorera, ikagenda ishyira ibintu ku murongo. Akaba icyo kintu atakigiraho kumva arakubwiye ngo numva ashaka ko tuganira kuri ibi. Ubwo ni ubuntu bw'Imana. Ariko ibi tubivuga kugira ngo umuntu wese abyiteho. Ikintu cy'agaciro ukorerwa ucyiteho cyane, kuko hari n'utagikorerwa. Rero wigira nk'abintu nta kintu bikubwiye, wumva ibintu bisanzwe, yaragombaga kubinkorera, ni inshingano ze agomba kuzikora, ni inshingano z'umugabo agomba gukora ibi, ni umugore. Menya ngo ni ubuntu ugiriwe, biha agaciro, byiteho, kuko hari n'abandi batabikorerwa, byiteho ubiha agaciro. Utazitabwaho cyane, utazashaka ko utazakundwa, ukitabwaho, ugashaka ko baguha keya cyane, ugahabwa keya, ukumva yuko ari ibintu bisanzwe. Ni umuntu, ariko mu bashakanye iki nacyo ni ingenzi. Iyo ukirengagije rero ushobora kugira urugo rubishye, kubera ko bigenda bisubira inyuma. Igihe witabwaho, mugenzi wawe ntumwiteho, icyo akora ko biravuga ngo icyo ushaka ko bagukorera ngo bari icyo ukora mugenzi wawe. Ikintu cyose umva ushaka ko niba we witabwaho bakakwitaho, mugenzi wawe nawe akeneye kubimusubiza. Wibihabwa wumve ko ari ibintu bisanzwe, ntunabihe n'agaciro. Biha agaciro kandi wumve ko ugomba nawe kubisubiza, ko umuntu wese agomba gusarura icyo yabibye. We rero babibamo wikumva ko ari bisanzwe, bisubize nawe. Mwiteho, muhamagare, mubwire ko ari mwiza, mubwire ko mukunda, mushimire imirimo myiza ye, mushimire ibyo agezeho, mushimire ibyiza akora, mushimire, fata akanya umushimire. Niba ufite ubushobozi umusohokane, umushimire ibyiza yakoze, mubwire ko umuhate mubona, iryo shyaka ryose akoresha muribona, ibyiza bye mubibona. Tanga ubuzima,
tanga ubuzima mu muryango, tanga ubuzima mu muryango, mu mama tanga ubuzima, mu papa tanga ubuzima. Haleluya. Nubwo wabona bikomeye mu rugo iwawe, ariko ndakubwira ngo dufite Imana ishyira ibintu ku murongo, kandi Imana yo mu ijuru idushoboza ibyo twe tutashobora. Ariko ndacyavuga ngo projet urugo ni projet y'Imana. Iyi projet y'Imana rero mureke tuyibungabunge, ntabwo ari iyacu. Kandi menye ko Satani arwanya ikintu cyose cy'agaciro. Satani arwanya no projet kubera ko azi imbaraga ifite. Azi ko umuryango ari ikintu gikomeye cyane, niyo mpamvu urashaka ikintu cyawurwanya, cyawusenya, ahora areba ahantu hari amahoro akayataka, akajya kuyavangira. Nubuke ko ijambo ry'Imana tubwira ngo nta kindi cyamuzanye uretse kwica, kurimbura no gusenya. Waza gusenya ibyubatswe neza, uragenzura ibintu, urashaka ari amahoro kugira ngo yababuze. Niyo mpamvu buri wese akwiye kuba maso, akabera amaso uwo bashaka, akabera amaso urugo rwe, akumva ko bashakanye atari we kibazo. Ahubwo ikibazo n'umwanzi udashaka ko mushyira hamwe, udashaka ko muhuza, udashaka kunezerwa mu rugo rwawe, udashaka ko mutera imbere, udashaka ko ari umwagera, udashaka ko unezerwa. Menya ngo hari umwanzi ukurwanya, kandi we icyo kintu kiramubangamira. Kiza ikintu cyose Imana ikora ikintu Satani agashaka kuza kwigereranya nacyo, akirwanya, akigendaho. Rero bera amaso icyo kintu Imana igwaye cy'agaciro, n'ubuntu ugiriwe. Ntugafate ibintu for granted. Kuba ufite urwo rugo n'umugisha. We kumva ko ari aho kuruhira, ugiye kuruha wapfuye, rwanya umwuka utuma uruhira muri urwo rugo, rwanya umwuka uguteza imiruho, rwanya umwuka udashaka wishima, rwanya, haguruka urwane kubw'urugo rwawe, haguruka uharanira ibyishimo by'urugo rwawe, haguruka uharanira iterambere ry'urugo rwawe, haguruka urwane kubw'urugo rwawe. Urugo ni ahantu Imana yagennyeho umunezero w'ubuzima, abantu bakwiye guhererwa ubuzima. Hari umuryango, akwiye kuva umuryango, akwiye kuva abana, akwiye kuva aho ngaho mu rugo n'ava ibintu byose. Niho hari ubuzima. Urugo hava itorero, hava igihugu, hava ubuzima. Itorero, igihugu, umva mbabwire, urugo Imana mu ijuru ihagarare ku ngo, ubuntu bw'Imana bube ku ngo. Ikindi cya gatanu aricyo cyanyuma, igihe cyose umuntu yubatse atiteguye, iyo wubatse utiteguye ugapfa kujya mu rugo. Urugo iyo utiteguye mu mitekerereze yawe, utazi kugenzura amarangamutima yawe, bino bintu ushobora gutuma urugo rwawe rubiha, kubera ko ntabwo uri mature enough kubaka. Ushobora rero bino bintu iyo ushakanye n'umuntu w'inyangamugayo, ariko wowe iyo utiteguye, ufite imyaka mikeya, ufite imyaka itari ubukure, cyangwa ufite n'ibitekerezo bitari strong guhangana na challenges z'urugo, kuba uri umuntu utiteguye, kuba ibintu ugiye kurwana nabyo kwakira, ushobora gutuma urugo rubiha. Nubwo washakanye n'umuntu mwiza, ariko wowe utiteguye ushobora gutuma urugo rubiha, kandi mu by'ukuri rwa rugo ruryoshye, rwa rugo rwiza. Ariko ikintu cyitwa imitekerereze ikuze, kuba utazi kumanaginga amarangamutima, kuba utazi igihe uri buvugire, igihe cyo guceceka, icyo uri bukore mu gihe kiri cyo kuba uri umuntu utari ready, ushobora gutuma urugo rwawe rubiha. Ukabarwa amakosa ukoramo agashobora gutuma urugo rutaryoha, kubera ko muri mu byerekezo bitandukanye. Umwe hari uko abyumva, undi hari uko umwe abyumva. Ushobora kuba ufite umuntu w'inyangamugayo, we kwa ko wakuze, bitewe no kuba iyo myaka y'ubukure n'imitekerereze yawe idakuze cyane, utari umuntu ukuze cyane, ukaba wazana mushobora kuba muri mukaba mwaba mu buzima, ariko mufite ibyerekezo bitandukanye. Igihe cyose ushatse utiteguye, ushobora gutuma urugo rwawe rubiha, kubera amarangamutima yawe, kubera imiterere yawe, kubera ko utari trendy. Igihe cyose rero utari umuntu uri mature mu rushako, menye igihe cyo kuvuga, igihe cyo guceceka, igihe byo kwihanganira, bitari byo kwihanganira. Igihe cyose utazi gutandukanya ibintu, igihe cyose utazi kumenya icyo uri bukore, igihe cyose utazi ikigomba gukorwa, ushobora gutuma urugo rubiha. Ko nabwiye ngo habaho inyigisho z'abashakanye. Rero hari inyigisho z'abagiye kurushinga, hari izindi z'abarurimo. Buri urugo tugenda twiga umunsi ku wundi, ibintu byatuma urugo ruba rwiza, ibintu byatuma rumera neza. Rero twavuga ibintu bitanu ushobora gutuma urugo ruba rubi niyo waba warashakanye n'umuntu mwiza. Igihe wowe ushobora kuba ushatse utiteguye, ushobora gutuma urugo rwawe rubiha, ushobora kuzanamo ubwana bwinshi cyane. Wenda urushatse afite gahunda yo kubaka, afite ubunyangamugayo n'amahoro, ari umuntu w'umunyamahoro,
ariko we imiterere yawe ikamugora ikamurushya, ukaba uri wa muntu ugashakira kumva hari ibintu nyine ukawushaka ugashaka kwimera nk'umusiribateri, ukumva ushaka hari ukuntu ushaka kuba uriho wimereye. Ugomba guhinduka mu mico no mu mwashakanye, ugomba guhinduka mu mico, imiterere, mu myumvire, imirebere, imikorere, ugahinduka wese kugira ngo utaremere umuntu mwashakanye. Niba ushaka ko urugo rwawe ruba rwiza, gerageza uhinduke mu buryo bwose. Iga guhinduka, wite ku bintu bimwe, bigira ibintu witaho, bigira ibintu uha agaciro, reba kure. Ugomba kuba umuntu wagutse mu mitekerereze, ugomba kuba umuntu wubatse character, ufite character nzima, ugomba kuba ufite good character. Tabaho uko wishakiye no kubyumva utaremera umuntu mwashakanye. Hari ibintu umuntu akora yashaka agahita bireka, kuko iyo ni projet ugiyemo, ugomba kugira ibintu byinshi ureka kugira ngo ibindi nabyo bigerweho. Ugire umuryango mwiza, ugire urugo rurimo uburyohe, ugende mu cyerekezo cy'uwo mwashakanye, mu cyerekezo arimo, mwumve ibintu kimwe, murebere hamwe. Uriya niwe partner wawe, ugomba kubaka partnership kugira ngo mugiraho mugera, kugira mugire ibintu mubasha kugeraho, mukaba exemplaire. Uwabashakaho inama akayibasangaho. Ya partnership irakenewe mu bashakanye. Hindura imyitwarire, imico yawe uyihindure. Hindura uko utekereza, hindura uko uteye, kugira ngo ubashe kugira urugo rwiza. Imana ibahe umugisha, ahaze kwifuza kw'imitima yawe, kandi ikomeze ibarwanirire. Hamwe binanirana, hamwe bigorana, Mwuka Wera agenda aringaniza ibintu bitariganiye, akurwanirire. Aguhe imbaraga zo kwihangana, aguhe kunesha, aguhe gutsinda, kandi aguhe kuba umumaro ahantu uri, aho yagushyize. Yakugira icyizere cyo kuguha umuryango, yaba ari umupapa haranire gukora byiza, ari umama haranire gukora ibyiza, twese tubungabunga umuryango kugira ngo twemeze dukore ubushake bw'Imana, kandi twemeze duheshe Imana icyubahiro. Shalom shalom. Imana ibagirire neza kandi bane namwe.